ya nizere ko mukomeje kugira ibyibona rero ni Ella TV Rwanda tuje kukubwira cyangwa tuje kukwereka igitaramo cy'umuramyi bamwita Joshua Ishimwe, kikaba cyari igitaramo cyiza cyane kimeze neza cyane. Nshimira abantu badukurikiye aka kanya, nshimira abantu kabisa badahwema kubana natwe 5/5. Nkuko ukubona ku mafoto meza cyane rero hano kuri Ella TV Rwanda, ngayo rero abo bose nabari bitabiriye rero uyu muhango cyangwa bari bitabiriye iki kirori. Kubona bari Gahongayire n'abandi baramyi benshi cyane kabisa bari baje kwifatanya n'uyu musore n'uyu mugabo ukunda Imana cyangwa ukunda umurimo w'Imana ndetse unawukora neza cyane. Hanyuma rero bamwita Josh, nguri kugenda umubona kabisa ngo ari guhereza impano mama we, byari ibintu bimeze neza cyane. Reka rero twikoze mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ibinyamakuru byano mu Rwanda bizwi cyane bikunzwe, aho rero byagiye byandika ibintu byinshi cyane bitandukanye, byagiye byandika ibintu bigira biti. Reka duhere ku kinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda, aho rero cyagiye cyandika kigira kiti Josh Ishimwe yakabije inzozi ze mu gitaramo yatangiyemo impano ku mubyeyi we. Umuririmbyi Josh Ishimwe yahuje umuziki usingiza Imana n'injyana ya gakondo, yishimiwe rero bikomeye cyane mu gitaramo cyo cya mbere yise ibisingizo bya nyiri ibiremwa. Yatangiyemo rero impano ku mubyeyi we n'abandi bamuteye inkunga, avuga ko rero inzozi ze zitangiye kuba impamo. Hanyuma rero cyari igitaramo cyahuje rero imbaga z'abakristo b'amatorero atandukanye bahuriye rero muri Camp Kigali mu ijoro ryo kuri tariki 20 Kanama mwaka 2023. Josh Ishimwe wari uherekejwe rero n'abaririmbyi barimo rero Peace Hoziyana, yataramiye rero imbere y'abarimo Masamba Innocent, Bishop Masengo, Gaby Kamanzi, Papi Claver n'umugore we Dorcas, Aline Gahongayire, uwo bita Bamenya cyangwa Ramadan, ndetse Dominique Nick Ishimwe, Ntarindwa Diogene uzwi nka Atome, Frere Legend umugabo wa Bahavu Janet, ndetse n'uwo bita Emivox, Victor Rukotana, ndetse n'abandi bantu benshi cyane bazwi ndetse banakunzwe mu myidagaduro yo mu Rwanda. Mu kiganiro rero Josh Ishimwe yari yiyambaje muri iki gitaramo. Josh Ishimwe yari yiyambaje rero Alarm Ministries, yatangije rero iki gitaramo iririmba kabisa cyangwa itanga indirimbo nziza cyane zirimo ihumure, ndetse iza gukurikirwa na Chorale Christus. Hanyuma rero iri no muzikomeye cyane muri Kiliziya Katolike. Alex Dusabe nawe yaje kuba aririmba rero, ndetse waje atunguranye cyane, ndetse na Ivan Genzi bakoze rero iyo bwabaga binjiza abitabiriye mu mwuka wo guhimbaza Imana, ndetse banacinya akadiho. Nk'uko uri kugenda ubibona mu mafoto yacu hano kabisa, turagenda tukwereka uko byari byifashe ndetse nuko byari bimeze. Abana nabo rwose byari ibintu byiza cyane, abana bari bishimye bahimbaza Imana. Ngabo rero abagabo b'ibikwerere nabo bari bahabaye, aho rero Josh Ishimwe ari ufite mikoro ari kuririmba indirimbo nziza cyane, indirimbo abantu benshi bakunda, ngo rero guhereza umubyeyi we Ishimwe. Ubona ko rero ibineza ari byinshi ku maso, ndetse ubona ko abantu babyishimiye. Ngaba abantu bataramye bahagurutse, ni gake cyane uzabona muri Camp Kigali abantu bitabira ikirori bakishima bigeze ahangaha cyangwa bakishima aka kageni. Hanyuma rero uramubona ngo ari kumwe n'abakenyeye rwose anahobera umubyeyi we, aho byari ibintu bimeze neza cyane, byari ibintu abantu bose bari bahari bishimiye, ndetse abantu baje kuba barangiza weekend bimeze neza. Uwo mubona ni umugabo wa Sandrine Sheja Butera, umunyamakuru kuri Kiss FM, ndetse nawe ubona ko rwose amashyira yahaye imirishyo ibintu bimeze neza. Ngaho bamwita Masamba Intore ari kumwe na Victor Rukotana, nawe yagize atya rero ayanyuzamo arahogoza rwose biratinda, aho rero yaririmbye ku ndirimbo uyu musore nawe yagiye aririmba. Nguko rero ko byari bimeze. Ngo Gaby Kamanzi muramuzi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, byari ibintu bimeze neza cyane rwose. Ngaba abana bashyize akabero hasi rwose, baravuga bati reka dukurikire ab'Imana yahaye amavuta yo kuririmba ndetse no guhimbaza ndetse no kwihimbaza. Ngabo rwose bishimye biratinda. Nguwo bamwita Tonzi muramuzi nawe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nawe yarahabaye rwose mu myenda myiza cyane. Nguwo mubona mu myenda mu ishati y'ubururu ni Papi Claver n'umugore we hirya we rwose, aho byari ibintu byiza cyane. Ubona ko cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu beza kandi abantu bakunda Imana. Ngizo rero n'intore zahamirije rwose zibyinira Imana, aho byari ibintu byiza cyane.
ku bantu basoje iki cyumweru rero cyari kirangiye. Ibinyamakuru rero byakomeje byandika ibintu byinshi bitandukanye, aho rero ntango benshi batashye rero badashyize ipfa, bagiye rero bakubita agatoki ku kandi bavuga ko rero bakeneye ibitaramo nk'ibi rero byiganjemo umuco, kuko rero bifasha abatoya kwisangamo mu buryo rero bworoshye babihuje n'umuziki bakunda. Josh Ishimwe rero wari utegerejwe na benshi mbere y'uko rero agera ku rubyiniro, abakunzi rero b'ibihangano bye rero bagarukiye hejuru cyangwa bagurukiye hejuru bavuza impundu, abandi rwose bakoma amashyi mu gihe kingana n'iminota 20 bamaze bamutegereje. Uyu muririmbyi rero watangiye muzika rero mu buryo bw'umwuga ari mu mwaka wa 2020, yinjira rero ku rubyiniro mu ndirimbo yise Rumuri Rutazima, ni ya Padiri Theodose Mwitegere, aho rero yaserukanye n'intore n'ababyinnyi babyina bya kinyarwanda mu mbyino rero zinyura benshi mu bakunda rero umuco nyarwanda. Icyo twababwira rero kuri uyu musore Josh ni byinshi, ariko icyo twababwira cyo rero reka tubanyurire muri platform ze akoresha, tubabwire ese wamukura he cyangwa Instagram ye afollowingwa n'abantu bangahe, ese ushaka ibihangano bye wabisanga hehe. Ibyo byose turi kugeza no kuri Ila TV Rwanda. Nkubwira ko rero buri kumwe nanjye Ila Regis, ikiganiro cyo ni Evening Talk Show kikugeraho buri munsi, aho aba ari ibintu bimeze neza cyane. Josh Ishimwe ni umuhanzi uri mu ndirimbo zo kuramya guhimbaza Imana, aho ubu ngubu kuri Instagram, kuri YouTube ye rero afollowingwa cyangwa afite abasubscribe basaga 57,000 n'abantu 500, akaba rero afiteho indirimbo ze zose hamwe akaba ari indirimbo 32 cyangwa ari video ziri mu buryo bw'amashusho 32. Josh Ishimwe uramutse ugiye kuri Instagram ye ahise uribaza yaba afite abantu bangahe. Reka tubabwire abantu Josh baba bamukurikirana ubu ngubu, gusa n'umwe mu bahagaze neza bakora injyana ya gakondo, ndetse injyana ya gakondo inashima Imana. Hanyuma rero reka dusoze, turi gusoza nkaba mfite umutumirwa muri studio, reka mubaze ese iki gitaramo uko yakibonye cyangwa se uko yabonye abantu bari bishimye, agira ikintu atubwira ndetse atubwira uko yabibonye n'uko nawe abyumva. Murakoze cyane, dukurikije ibiganiro biri hano, igitaramo cyari kimeze neza, kirimo ingeri zose, abana batoya, abakuru, rwose hari harimo abastari basanzwe baririmba gospel. Igitaramo cyari kimeze neza, kiryoshye, kandi nanjye nishimiye kukireba no kukibamo. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Reka rero nsoze hano kuri Ila TV Rwanda mbabwira ngo mukomeze mubane natwe, ndetse 5/5 tuzatugenda tugezaho amakuru meza, amakuru rero tuba tuzi ko mukeneye, ndetse mukeneye kumenya isi igitaramo cyari kimeze gute. Ni Ila TV Rwanda, ikiganiro Evening Talk Show nakagaruka naho utaha. Ciao ciao.